mwongeye kwirwa nshuti bavandimwe muduteze amatwi n'amaso. Twongeye kubashimira ko muduteze yombi kugira ngo mwumve ibingibi. Abantu benshi ku isi ntago ari cyane bakunda kumva ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ubutoya, ubuciriritse n'ubwambuka inyanja. Iyo tuvuze ubwambuka inyanja n'ubukorerwa mu mazi, Ubuhinde, Ubushinwa, Amerika n'ibindi bihugu bishamikiye kuri Aziya. Iyo turi kuvuga ubu bucuruzi, abacuruzi batoya bakorera hagati mu gihugu ntago babyumva neza 100% nk'umuntu ukorera ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Gusa aka kanyu bakubwiye ubucuruzi bugari bwagutse bufite urugendo rurerure, uhita wumva rwambukiranya umupaka. Abantu benshi ntago ari ngombwa yuko bose bumva izo mbaraga z'umurengera ushobora gukoresha kugira ngo ugere kuri ibyo. Gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ntago bihera hejuru ngo bimanuke. Oya, aho waba wibeshye. Ni ubucuruzi buhera hato bukazagera hanini, bukahaguka bukageza ubwo bwambukiranya imipaka. Reka tuvuge kuri iyi ngingo. Iyo abantu bari gukora ubucuruzi nk'ubu bashaka gutera imbere bakahaguka mu byo bakora no mu byo batekereza, ni byiza ko bakorana n'ishoramari, inganda, amabanke n'abandi babagirira icyizere kugira ngo ubucuruzi bwabo bwaguke. Gusa dore imbogamizi bamo. Niba kontineri imwe ishobora kwikorera amatelefone avuye kuri smartphone cyangwa muri Tigo cyangwa Airtel, akaza muri Afurika akahashyika bitewe n'imisoro yambutse bayishyuje, kugera hano mu Rwanda bishobora kuba biciriritse ku buryo umuntu uzagura iyo telefone itazigera imuhenda. Ariko iyo bibaye ngombwa ko ya kontineri izambuka bayirengerejeho imisoro, bizaba ari ikibazo kugira ngo ya telefoni umuturage azayibonere kuri cya giciro. Yego, wabyumvise neza. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 ni nyuma gato y'uyu nguyu turimo. Niba telefoni yaguraga ibihumbi 120, aka kanya kontineri yayizanaga icyo gihe bakayizamurira umusoro haba kuri TVA ndetse n'indi yose, iyo telefoni izahita izamuka nibura wenda 30%. Ni nk'umuteja wa voka, uburyo ushobora kumanuka mu kirere ukamanuka wirukanka ku buryo ushobora kwikubita hasi, uburemere bwabo bugacukura. Ibyo bintu ushobora kubyumva ukumva uburyo ubwo bucuruzi bushobora kuba buremereye. Nitwa Ismail Mwanafunzi, mbahaye ikaze. Twavugaga ku kibazo cy'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ubuto ndetse n'ubunini. Aka kanya tuvuze ubucuruzi twahita twumva ubwo mu mabotike, mu isoko, ahantu hatandukanye muri quartier utuyemo. Gusa ubucuruzi turi kuvuga ntago ari ubwo bw'imbere mu gihugu gusa, turimo turavuga n'ubwambutse iyo mipaka. Nk'urugero, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibicuruzwa byose byavagayo biza mu Rwanda byagabanyutseho 6% mu mwaka wa 2023, igihe hatutumbaga intambara mu baturage babo. Icyo gihe ibicuruzwa imipaka barayifunze biradindira. Abantu bose bakoraga ubwo bucuruzi babukora ku mpuzandengo ya 16%. Mu Rwanda byahise bimanuka bijya kuri 7%. Kugeza ubu ngubu mu mwaka wa 2026 nta gicuruzwa kiva Kongo ngo kize mu Rwanda, nta n'ikiva mu Rwanda ngo kinjire muri Kongo. Abakoraga ubwo bucuruzi bwambukiranyaga iyo mipaka babuze akazi, bakorera imbere mu gihugu, ubucuruzi bugari barabureka. Impamvu nuko imipaka yafunzwe n'icyagerageza kunyura bakakizamurira imisoro. Wabyumvise neza, kugira ngo umucuruzi yunguke agabanye igiciro cy'igicuruzwa ku isoko ry'umurimo, nuko aba yagabanyirijwe imisoro ku cyambu, ku nganda, aho hose bakagenda bakuraho 12% ku buryo bizaza bikagera kuri 5%. Umucuruzi agahita agabanya icyo yacuruzaga, pourcentage yacyo ikajya munsi aho umuturage yabasha gutunga gatoki.
reka ibi bintu tubivugeho. Ibi bintu niba byaramaze gufata indi ntera bikamamara kubera ko iyi mipaka yafunzwe, byaba ari ikibazo koko niba ibintu twabonaga nka caguwa mu Rwanda byaracitse. Gusa u Rwanda nk'igihugu kiri mu nzira y'iterambere, kuba cyarishakiye ibisubizo kigashaka made in Rwanda, uruganda rushobora gukora ibikoresho ibyo aribyo byose ku isoko ry'umurimo mu Rwanda, kugira ngo ibyo twakeneraga hirya no hino bihagarare. Twambara imyenda yacu, twambara inkweto zacu, dukoresha amavuta yacu, ari amasabune y'amazi ndetse n'amasabune akomeye. Ibyo ngibyo nuko byahenze ku isoko ry'umurimo kubera ko izo nganda ibihugu byazo byafunze imipaka. Tuvuze ko zaba ari impungenge ku mucuruzi kugira ngo yongere igiciro cy'amafaranga runaka, niba ikintu yagikuraga muri Kongo kuri izi saha akaba gikura Tanzania, byumvikana ko neza pourcentage y'igicuruzwa ku isoko ry'umurimo gishobora guhenda. Ibi bintu urumva biguteye ubwoba? Nanjye ndabugize. Niba twaraguraga umwenda wo kwambara tukawugura amafaranga inoti 5,000 ukawambara umuntu wese akabona ko waberewe, aka kanya ukaba urimo urajya kuri Intexirwa cyangwa muri Made in Rwanda ukagura umwenda w'10,000 wawambara bakakubwira ko utaberewe. Ibyo ngibyo nta 12 bifite. Tugomba kwishimira iby'iwacu. Abantu nuko duteye ku isoko ry'umurimo, ibicuruzwa nuko bimeze. Abantu iyo dufite ibicuruzwa byiza kandi byinshi mu gihugu, duhita tumenya ko ibihugu by'abaturanyi ndetse n'inganda z'ibyo bihugu zikorana neza. Abantu twese twishimiye ubucuruzi, ari ubuto n'ubuciriritse, ubwambukiranya imipaka nk'uko twabivuze hejuru. Ku mpuzandengo y'100% twaba dufite 95%. Ubucuruzi bwacu bukagira agaciro n'agaciro k'ifaranga kacu kakazamuka. Ibyo wabyumvise neza niko bimeze. Niba ushaka kubihakana uzareba ibihugu byafunze imipaka, uzabaza abaturage babyo uburyo babayeho. Ushaka kumenya ikigero cyiza cy'ubuzima bwawe uri mu gihugu ufite amahoro, uzabaza impunzi. Iyo bafunze umupaka nta wemerewe gutaha, nta wemerewe kugenda, nta ukemerewe gucuruza. Ibyo bintu wabyumvise neza, haba hariho ubukakare n'ahantu bitandukaniye n'umuvuduko w'iterambere ryaba riri kujya hasi. Mwari mu cyobo njyabukire mugahita mujya mu cyobo njyabukene kubera ko imipaka yafunzwe. Kivuga ku bucuruzi bwambukiranya imipaka, twavuze ku misoro, ariko ntago twakwibagirwa kuvuga ubucuruzi bw'imbere mu gihugu. Dore impamvu. Iyo tuvuga ku bucuruzi bwambukiranya imipaka ko bugenda buhenda uko iminsi igenda ikurikirana, uko umunsi umwe ugenda uvaho haza undi. Yego koko birahenda. Niba litiro y'amavuta wayiguraga 2,500, n'urugero urimo urajya kuri boutique kuyigura ukayishyura 3,000, ushobora kumva ko ucitse intege zo kongera kujya guhaha. Ariko wibuke neza ko ayo mavuta ugura, uko ugenda urimo uraka ayo mavuta, iyo sabune, uwo munyu, ayo mafaranga yose aragenda agakusanywa akabyazwa umusoro. Reka tubivugeho. Mu bucuruzi bw'imbere mu gihugu, niba ucuruza muri boutique, ubucuruzi butoya, niba ucururiza mu isoko, niba ufite iduka, iyo misoro yose iragenda ikegeranwa na Rwanda Revenue Authority. Ejo ikavamo ikindi gikorwa remezo runaka. Dore impamvu. Iyo abantu bavuga imisoro ko yazamutse cyane, niba muri uyu mwaka wa 2020 na kangahe, imyaka yaragiye igenda isimburana, imisoro ikagenda ipanga ikazaba miremire kugeza muri uyu mwaka wa 2025. Imisoro igakomeza ikarenga kuzageza muri uyu mwaka wa 2026. Ushobora kumva uburyo umusoro ugenda ku munsi ugenda uzamuka. Niba iyo mipaka ifunzwe, abacuruzi bakambutsa ibintu bakererewe ku buryo bwo guhendwa no gutinda ku mipaka, ibicuruzwa bikazashyika mu Rwanda byaratwaye transport iri hejuru irenze uyu mwaka washize. Nta kabuza k'isukari ziyongera, amavuta kiyongera, ibicuruzwa byose bishingiye kuri peteroli bigahenda. Nta kabuza ko ibi bintu
bizaba bifite imisoro myinshi. Gusa nk'umucuruzi ukorera mu gihugu cy'u Rwanda ntukinubira umusoro. Bakubajije mu mwaka w'1994 nta mucuruzi uri gukora uru Rwanda ibikorwa remezo byarasenywe, u Rwanda rwari rumeze gute? Rwari amatongo. Reka twumve ko nta bantu bari bahari benshi, ariko nyuma y'uko rugenda rwiyubaka, uko abacuruzi bagenda biyubaka, uko ubucuruzi bugenda buzamuka, aho niho twagiye tugira ibikorwa remezo bitandukanye byagiye bishingira ku misoro. Twubaka amazu ya leta, twubaka uturere twiza, twubaka intara, twubaka ibiro by'umurenge, twubaka ibiro by'utugari. Ibyo byose nta byari bihari. Nkaho bidahagije, twubaka imihanda tumaze kuyikora, u Rwanda ruricara rureba neza ko imihanda u Rwanda ruyifite ihagije, ariko haburaho gato nibara ngo u Rwanda ruse neza. Guverinoma iricara iratekereza, ibona ko imisoro iva muri abo bacuruzi ari ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ari n'ubucuruzi butoya, ko bwakusanya imisoro yose bagahita bashyira amatara ku mihanda. Mu Rwanda bafite amatara ku muhanda uyigeranyije na Amerika, ntabwo twaba tubeshya. Kuva mu mujyi wa Rwamagana muri Arete ujya i Kigali, umuhanda wose uraka. Kuva i Rwamagana Rompuwe ujya i Kayonza, Kibungo, umuhanda wose uraka. Ushobora kumva uburyo ayo matara ashobora kwaka nta muriro. Reka twishimire imisoro. Reka ikiganiro cya none aha ngaha tugihindura. Nabashimiye ko mwaduteze amatwi muri benshi. Je nitwa Isumare Mwanafunzi. Ndabashimiye.